Imfatiro rero zisenywe no kwanga urareba, wareba imbere n'inyuma ntubone ubushobozi bwatuma ubasha kubaho. Ni imfatiro zasenyutse. Ubushize wahamagaraga bakwitaba bakakwitaba bakagufasha mu buzima bwa buri munsi ukumva ari amahoro. Izo ni imfatiro. Iyo bakeka kwitaba ziba zasenyutse. Imfatiro ni ahantu hakoraga imibereho ya buri munsi. None uyu munsi urahareba ntugire igisubizo na kimwe ubona. Noneho Bibiliya tubajije ngo umukiranutsi yakora iki? Mu bantu yitayeho nawe urimo, nubwo nta rubyaro mwene data. Mu bantu yitayeho nawe urimo, nubwo ubona ubuzima buhagaze. None uyu munsi ijambo ryaramye nk'ahari kurira kwa rabiri umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga tuvuge ngo amena cyane. Mu gitondo impundu zavuga kuko Imana ikwitayeho. Pastor Theogene, yego, Yesu nashimwe. Yesu agucyubahira cyane. Uyu ni wa mwanya wacu, yego, tugarutse gukora wa murimo twiyemeje. Amen. Nikaze. Murakoze cyane. By'ukuri nikaze kandi dushimye ko buri gihe tukwiyambaje kuko ari wo muhamagaro wawe tukubona. Yego. Rero ntabwo twirwa tuvuga byinshi, gusa twibukije abakunzi bacu ko uyu ari Pastor Theogene, umukozi w'Imana, umugabo Papa Bonheur. Amen. Ubwo umuntu ari Papa Bonheur byumvikana ko aba afite n'umufasha. Hiyongereyeho n'undi witwa Mpano. Unagize babiri. Rero tudatinze ku bijyanye n'ijambo ho ntago mvuga amagambo menshi kuko mbizi ko mbere yuko nge mvuga ngo nguhaye ijambo wari guhaye. Amen. Rero amavuta abikuri wowe. Amen. Murakoze cyane. Reka dutangire dusenga kugira ngo Mwuka Wera w'Imana umufasha twasigiwe abane natwe. Twongeye kukubaha Kristo kubw'uyu mwanya, kuri uyu munsi mwiza washimye ko ngaruka kuri channel kugira ngo Mwami Imana ubane natwe. Ngiye kongera gutangaza iby'ubwami bwawe nkuko wambwiye ngo nzabe umutangaza makuru w'ibyawe. Sindi umutangaza makuru w'ibindi byose, ntangaza inkuru y'agakiza ka Yesu Kristo. Ndagusabye Mwuka Wera kugira ngo bane nanjye muri uyu mwanya, kugira ngo nshyigikirwe nawe mu ijambo ryawe, bityo abumva ubahe kumvira, abahinduka ubahe guhindukira, abafashwa ubahe gufata mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nongeye kubasuhuza kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Ngarutse kuri channel nza kugira ngo tuganire, tubane mu bihe by'ijambo ry'Imana. Ndanezererwa Imana cyane yo ndi kumwe namwe, tuganira iby'Imana, tuganira iby'ubwiru bwa Yesu. Hanyuma nicyo twasigiwe kandi nicyo Imana yadusigiye ngo tugene mu mahanga yose tubwiriza abanyamaha abisi yose ubutumwa bwiza. Rero uyu munsi nkuzana ijambo rivuga ngo nibifatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Nibifatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Turarisanga mu gitabo cya Zaburi igice cya 11, Zaburi ya 11 umurongo wa 3 uravuga ngo nibifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Hanyuma dukomeje Zaburi y'102 umurongo wa 18 uravuga ngo yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Nsubiremo, yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Hanyuma ndasoreza munyihangane nsoreze muri iri jambo riri muri Filimoni, mu gitabo Paulo yandikiye Filimoni igice ni kimwe umurongo wa 20 gusa wonyine. Haravuze ngo bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku hejuru y'uko imfatiro zisenywe. Imfatiro muri iyi si ni nyinshi. Bushize abo twaganiye nababwiraga ku mugisha w'isezerano Imana igusezeranya, mbabwira ko isezerano ntago ari byo tubona mu nzira y'umugisha. Biriya ni ibipimo, ahubwo isezerano rikuru turaritegereje nitumara guhabwa ubwiza twasezeranyijwe n'Uwiteka. Hanyuma biriya ndagarutse ngita ngo ni imfatiro. Hari igihe ugira imfatiro z'abantu runaka bakwitayeho, bagufasha mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe imfatiro ziba amashuri, imfatiro ziba so wanyu, imfatiro ziba nyoko wakubyaye, imfatiro zishobora kuba akazi kawe, imfatiro zishobora kuba ubucuruzi runaka. Imfatiro iyo zisenywe no kuvuga ngo nta kintu na kimwe kigihari. Imfatiro iyo zisenywe no kuvuga ngo urareba, wareba imbere n'inyuma ntubone ubushobozi bwatuma ubasha kubaho. Ni imfatiro zasenyutse. Ubushize wahamagaraga bakwitaba bakakwitaba bakagufasha mu buzima bwa buri munsi ukumva ari amahoro. Izo ni imfatiro. Iyo bakeka kwitaba ziba zasenyutse. Imfatiro ni ahantu hakoraga imibereho ya buri munsi.
none uyu munsi urahareba ntugire igisubizo na kimwe ubona. Noneho Bibiliya tubajije ngo umukiranutsi yakora iki? Imfatiro z'isenyi. Ubyutse mu gitondo ugasanga aho wari wiringiye hari kuva umugisha, nta mugisha uhari. Aho wari wiringiye ko yabuze kuva umugati, ugasanga hafunzwe n'abantu. Aho wari wiringiye ko hakura amahoro, ugasanga nta mahoro ahari. Aho wari wiringiye kuri buze kuhirirwa ukahakura amafaranga yo gukemura ibibazo runaka, ugasanga nta mafaranga ahari, cyangwa se bafite ukuntu basenye izo mfatiro nyine. Umukiranutsi yakora iki? Zaburi 2 umurongo wa 18 yatubwiye ngo yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Kubera iki? Uyu ni ukwitayeho. Ni Yesu witaye ku gusenga kandi yumva isengesho usenze. Dore ikintu nkundira Uwiteka, ntabwo Uwiteka areba isengesho ry'umukire ngo yirengagize iry'umukene. Oya, ntabwo yitaye ku masengesho y'abantu baje bahaze gusa, ntabwo yitaye ku masengesho y'abantu bafite amafaranga muri banki gusa, ntabwo yitaye ku masengesho y'abantu bafite ubutunzi bw'indengakamere. Yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, babandi badafite imfatiro izo arizo zose, bamwe badafite aho bareba, batareba munsi y'urugo, bamwe batareba kwa ba nyina wabo, kwa ba anko, kwa ba nyirasenge. Abo ngabo bamaze kumaramaza. Reka ngutangarize ibitangazo mwene data, Uwiteka Imana yitaye ku gusenga kwabo. Imana ibateze amatwi kandi yiteguye kubatabara. Nta kintu na kimwe iri buze guheraho kugira ngo ngutabare. Nta kintu na kimwe waha Imana kugira ngo yumve gusenga kwawe. Ababwirira ijambo, kera kose abantu batangaga ibitambo kugira ngo biboneke imbere y'Imana. Bazanaga amahene, inuma z'intungura, intama n'ibindi bitandukanye. Ariko turashimira umwami witanze akaba mu kigwi cy'ibyo ngibyo kugira ngo uyu munsi wa none tujye imbere y'Imana. Muri byo arimo kabaho, dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, nje imbere nta kintu nzanye keretse umutima wuzuye ibyaha. Iyo wamaze kwemera ko uri umunyabyaha, ntabwo ari ubugwari ahubwo n'ubupfura. Reka mbabwire, igitangaza si uko dukora ibyaha, igitangaza ahubwo nuko tukemera ko turi abanyabyaha. Kutemera ko turi abanyabyaha nicyo gitangaza. Rero iyo uje imbere y'Imana wemera amafuti yawe, wemera ko ntacyo uri cyo, wemera ko ntacyo uzanye, Imana irakumva. Icyo ishaka ni kimwe, yaravuze ngo nimutere intambwe imwe gusa, 99 zisigaye nzazitera mbasanga. Niyo ntambwe dutara, niyo kwemera ko ntacyo dufite, naho turi, nta kintu na kimwe, nta mfatiro, ko dukeneye umwami Yesu mu buzima bwacu. Hanyuma mwene data, Imana ikwitayeho, ititaye ku bintu runaka. Ititaye ko wabuze amafaranga kujyana kwivuza, ititaye ko wabuze ubushobozi bukubakira inzu, ititaye ko wabuze iby'imibereho. Imana yitaye ku gusenga kwawe. Aleluya, yitaye ku gusenga kwawe. Yesu ashimwe cyane. Nta shinge nta rugero, ariko ndaguhumuriza, Imana ikwitayeho mu bukene bwawe, mu ntambara zawe, mu magorwa yawe, mu bibazo byawe, mu bigeragezo uhura nabyo. Imana ikwitayeho ku gusenga kwawe. Nubwo nta shinge nta rugero, humura, ntabwo iri kukwaka ibiguzi kugira ngo ikumve. Irakumva gusa kuko wemeye kuza ukaza imbere yayo nk'umuntu uyikeneye. Imana igutegeye ibiganza ngo uyisange ikuruhure. Yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, kandi ntabwo isuzuguye gusenga kwabo. Mu bantu yitayeho nawe urimo, rega, nubwo ubona nta cyerekezo cy'ubuzima. Mu bantu yitayeho nawe urimo, nubwo ubona nta mibereho. Mu bantu yitayeho nawe urimo, nubwo umugabo yagutaye. Mu bantu yitayeho nawe urimo, nubwo wakurukanye ku kazi. Mu bantu yitayeho nawe urimo, nubwo nta rubyaro mwene data. Mu bantu yitayeho nawe urimo, nubwo ubona ubuzima buhagaze. None uyu munsi ijambo ryaramye nk'ahari kurira kwa rabiri umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga, tuvuge ngo amena cyane. Mu gitondo impundu zavuga kuko Imana ikwitayeho. Imfatiro zarasenywe, bene wanyu baragufashaga none barakwanze. Imana ikwitayeho. Icyo usabwa ni ukujya imbere y'Imana gusa, nta kiguzi, n'ubuntu. Ngwino winjiye mu rugo kwa data, ni heza, ikwitayeho. Nashoje ku ijambo rivuga ngo bityo mwene data, nkubone umumaro mu mwami wacu, nduhura umutima muri Kristo. Kubera iki? Paulo yabibwiye Filimoni yifuza ko imirimo arimo akora nawe yayikora akaba umunyamumaro. Nanjye ndimo ndakwingingira kugira ngo ube imbere y'Imana. Nta kimana yitayeho kugira ngo ibe imbere, nta kintu Imana igusaba, ni ukwemera gusa ko ukeneye Imana muri wowe, ni ukwemera gusa ko ukeneye ubwami bw'Imana muri wowe, ukaza ukayisanga. Ni ukuri iraza kukwakira. Iravuga aya magambo ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, niwemera ko ninjira iwawe ugakingura, ndinjira we dusangire. Uyu munsi mu bantu Imana itegereje ko bayikingurira nawe urimo. Urashaka kwegera Imana? Imana ntabigusaba ibiguzi, Imana yashaka kuyegera gusa, ibintu n'ubuntu. Imana ikugirire neza. Nshuti y'umusaraba, birashoboka ko umaze iminsi uzerera mu isi udafite icyerekezo. Ngwino kwa Yesu. Yesu araguhamagarira ubuntu, yaguhaye agakiza ku buntu, yamennye amaraso ku bw'ubuntu.
igitambo cya Yesu cyakuyeho ibintu byose by'ibitambo na za ndurujensi ya mujya mwumva zo mu katolika. Yesu yazivanyishijeho igitambo cy'amaraso. Wibuke neza ijambo ryatubwiye muri Daniyeli, byaravuze ngo bazakora igitambo gihoraho bashyira ikizira cy'umurimbuzi. Ibintu byose watanga mu cyimbo cy'igitambo cy'amaraso ya Kristo ni ikizira cy'umurimbuzi. Yesu arashaka ngo uze ku buntu, n'udafite ifeza n'izahabu ngwino. Afite ubugingo bwawe, afite ibyo agomba kuguha, afite amahoro yawe, afite umunezero wawe, afite umugisha wawe, biri mu biganza bya Yesu mwene data. Araguhamagarira kuza ngo umwakire nawe akugirire neza. Ifatiro zarasenye, humura, ijambo nkuzaniye yiteye kugusenga ko atagira shingira rugero, kandi ntabwo asuzuguye gusenga kwabo. Nukuri Imana iguteza amatwi, irimo irakumva cyane, kandi yiteguye ko wemera kuza hanyuma ikakugirira neza. Mwifurije kuba imbere y'Imana, mwifurije kwegera Imana, mwifurije kubana n'Imana, mwifurije gutunga Imana muri wowe, mwifurije kwinjira mu rugo rw'Imana kugira ngo Imana iguhembure, kandi ifite impemburo nyinshi mu buzima bwayo kugira ngo iguhembure. Imana iguhe umugisha. Ni wowe Yesu yaje ashaka, ni wowe yameneye amaraso, ni wowe yabambiwe ku musaraba, ni wowe yitanze ku bwawe kugira ngo uyu munsi ubone ubugingo ndetse ubone bwinshi. Imana iguhe umugisha, bibe bityo mwene data, uboneke nk'umumaro, ugaragare nk'umumaro. Ibintu byose wakora bitarimo kubaho Uwiteka nta mumaro. Izo si imfatiro zizarangira. Isi n'ibiyuzuye n'ibyo dutunze n'ibyo dushakisha bizarangira, ariko hagumyeho ikintu kimwe, ubwami bw'Imana no gukiranuka kw'Imana. Imana iguhe umugisha. Murakoze, ndabashimiye kubwo kuntega amatwi, naho butaha Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Wowe unteze amatwi, izere ngusengere, Imana iguhindurira amateka. Turagushimiye mu izina rya Yesu, tuguhaye icyubahiro Uwiteka mucunguzi mwiza. Nongeye kuvugana n'ubwoko bwawe bwo ku isi yose kugira ngo bumenye ko witaye ku isengesho ryabwo, atari kubera ko bukiranuka, ahubwo ari kubera ko bushaka ko ubukiza. Mvuganye nabwo mbusabira kugira ngo buhabwe umugisha. Nawe nyemerera ukiza abashaka gukira, utabara abakeneye gutabarwa, ubarengere cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi, ubahindurire amateka, ubagirire neza. Ndabasabira imbaraga no gukomera n'uburinzi buturuka iwawe. Ndabasabira kurengerwa nawe kugira ngo biteho, ubarwanirire cyane, kuko uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, maze ubahe ubugingo buhoraho, kuko ari bwo bw'ingenzi. Ndagushimiye rero kubitayeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Adresse ni yindi, telefone ni 0782 29 81 20. Pastor Theogene, ndabakunda.